RedBlue JD. Sister, wumva itangazo. Uziko tujye kumara ibyumweru bibiri mu nzu tudasohoka. Ibyumweru bibiri? Reka bino byumweru bibiri birangire uza mu mafaranga yanjye. Aka ibyo byumweru bibiri mukangisha ni zahabu cyane diama. 2 weeks bibiri. Ibyumweru bibiri ubuse turabaho gute? Imana nayibwira ati Mana nyagasani ni wowe butare bwanjye. Nyagasani ni wowe niringiye. Imana ngiye niringira Imana we. Jese niringira shitani. Ubeze mwakuru ahubwo si shitani beze mwakugiye mu mutwe. Abantu ikibazo kuye nacyo. Nukuvuga ngo bageze wabo ari iwabo mu gipangu basanga umurwayi wa corona. Mu gipangu wabo. Akanama nyemuramaka tuvuye mu ngira umva. Akanama nyemuramaka tuvuye mu ngira. Sawa. Akibijyanye no kurya staff zo kurya rero nizo nane bagiwe. Staff zo kurya rero niba uzamugira ikibazo cyo kurya. Urumva? Mwite musango bita chien méchant aka Babalao. Ariko ubu ngubu ngiye kuborohera niyiteka Simba. Akazina gato koroshye. Simba. Twigende. Suhazi bagiye hari wa muryango mwaje gukomanga wara ni wanje. Wita winjira kabisa. Matore hangiri hafi. Umva rero namwe musigare mwitana ariko byo neza nakoze kabisa uyu ikintu kingira akamaro kingira akamaro kabisa mbwira ko bimeze hano naga mba ngenyine mfite mushiki wanjye yitwa Fidi kandi aramutse aje nta miyaga yagushyira amahita kubwira ukagenda mubwiye situation ukuntu yose imeze kubyumva kabisa ukuntu byagenze ukuntu mu gipangu bamo basanze hari umuntu nyine urwaye urumva kiba ari ikibazo naze rero ndamubwira ngiye sanzwe ncuruza inkweto naze ndamubwira ko uri umuntu ucuruza inkweto uri inshuti yanjye nta kibazo nimbwa yakuri inshuti yanjye ntagaza kubitindaho arabona ko waje kundeba by'iminsi mike uzagenda nta kibazo humura nta kibazo nzateza muri uru rugo barabona ibijyanye n'imirire kubera ko yajyanye n'ura mukobwa azaje tumenye niwe ubishinzwe buriya ikintu kiba kibabaje muri ibi bihe igifu nicyo cya mbere Ariko se wandetse babara wandetse bamunzana isoke nimba nigi aho suri mu biti bamunzana isoke so shaka iki ihangana ariko bamunzana aho so waretse babara wandetse Swe mbona wirakaye. Fidi kuva ejo wari uri he? Aka kanakumira. Nakumbaza aho nagiye nakumbaza icyo nabaye ugize Imana mboye ndi muzima wasakuje cyane bitanga iki se bimari iki. Wewe sawa naye nagiye. Ako ubona tuzatuzanira kurana muri urugo. Kona sire wana rekora nanzanye mu ntoki. Ubu ngubu zanumvuye. Ejo nagiye ngiye kuraba mugabo ngada amafaranga. Kwizera amafaranga dufite. Nagiye ngiye kuraba mugabo ngada amafaranga. Umva ntabaye ngera ku muhanda. Babaranyicaje. Ndicara we aya magingo yani bwo bambwiye ngo agurukutaye nabwo nje nikwepa mutuyirayira Imana mbona ngeze aha ngaha muhanda soza abapolisi nibyo nyine uzi ibintu ejo bw'abakobwa bwankoreye kuki reba ukuntu umugongo wose nabaye kuva wahagenda akuna naka nakumira ijoro ryose naraye kwitwa nk'uruhinja naraye nkubitwa ijoro ryose abagore wishakiye basiga gushyira mu nzu bakabukubita cyarwaye umugabo y'inganzwe reka kubayeho ariko nayo narabikubwiye ko baratari abantu bazonye hano mu nzu ziriya nshinzi zimeze kuri hanga amadayimoni ndazijyana agahe ndabizi se ko nanabubuze sinzi na hano bwagiye ubu kwifuza ngo bagaruke muri no rugo ziriya ndaya ahubwo
ntibanaza si bazarwinjiramo noneho kugira ngo byemere. gusa ariko reka nkubwire njye ntabwo nabyemera. Ibyo ntabwo bindeba ari abagore bawe muzakora ibyo mushaka. Ora ngenzi igipanga bamo reka ibi birangire njye nzajya kumuhiga. Umva wibimbwiye ibyo njye ntabwo nibinacururuka njye nzajya kumuhiga ntabwo bikomeza kunsakurizamo. Fidi uyitwa Jack ducuruzanya inkweto mu soko ni inshuti yanjye. Okay. Nizere ko ibintu twapanze byose ugomba kubyubahiriza. Nta kibazo kabisa. Nta na kimwe urenzeho. Ntacyo rwose. Urandi wa mushiki wanjye nakubwiraga. Nuriya mbese nta nubwo nari mu kwitonda. Abse waretse. Babalao wandetse. Wandetse ariko. Akose umva se. Akose wambabariye ko. Sibyo. Njemba none se ubwo hari icyo mutwaye. None ugura ryama. Nose ko naje ngucumbike naje gukomeza mfataho. None hari icyo mutwaye kuko vraiment ndagusabye. Sibyo. Nega nanjye ndi umuntu. Nimba ribero kanje kwibwira afite ngiye kuba nibere kwa rafiki. Umva nkubwire mpabare uyineza bari abantu bahari. Sibyo bazi ko ndi umukristo. Nize bazi ko ndi pasiteri, bazi ko nsenga buri gihe. Bazi ko nsenga amande tusande. Base umuntu usenga ajya kuryamana n'umukobwa utangiye kunkora nagusabye icumbi nagusabye kunkora. Okay mbabare ugaruke mu izina rya Yesu. Oyanda byanze. Nabibwira rafiki. Mbabare wineza bara. Oya mbabare ugaruke mu izina rya Yesu. Garuka mu izina rya Yesu. Imana yera dore umukobwa aranje. Mana dore garuka umve isengesho njye kugusengera. Ndabyanze. Mbabarira garuka. Ndabyanze. Bigenze gute se? Babalao yaragiye kumfata ku ngufu. Ngo yaragiye kugufata ku ngufu? Kiragiye ngo ngitango ni simba cyo kigiye kumfata ku ngufu. Umva vuze kumenera urugi nase. Vuze kumfatanya nira. Bara wajure kububwa kwe. Ububwa se bwahe. Wowe umuntu arazana hano umuntu turashira ugatangira kumukorakora. Ko twavuganye ko ujya kumucumurira twavuganye ko ujya kumufata ku ngufu. Nusura ngende umuntu ngomba kwiranja. Niba niyeranjije se Kimenye ubwenge wanga ibintu byose arabitegura. Ibintu byose barategura sake. Ubusa nuhombye. Muhombye iki se? Maze ndebe ko yizi wanjye se. Ngaho genda tware. Mwese ni muhombye. Ni muhombye biryo Ura mutipa leta zo kubana ngo hari. Endese. Hirya none so yagenda gutya. Nge nago ni. Bavuganye ko nguma numwe nawe ukagumana. Nawe nshaka. Uwo mugiye muhoherezo ya mukobwa garuke hano. Maze ndiwe ura mutipe ni uzi. Na umva nawe nshaka uwo mutipe wawe. Kibwa gusa. We ntushobora no kwihangana. Shobora kwihangana wa mbetura we. Nge nihangana gute? Twara ingegera yawe. Twara imbesire zawe. Gumana nabyo. Urapfa gukora akarangura ashaka kwisendera. Iriya ni wese se. Pereka. Nakubwiye shemesha. Shemesha. Nakubwiye ko nitwa Simba ugira ngo Simba. Simba se yae. Umva rero ngiye mubwire Queen. Njyewe reka tugurane. Njye kwa Babalao kuko wowe dore ntago hano twakwirguza ukuntu baducumbikiye. Njyewe ngende mpure nande na Babalao. Njyewe nkubwiza ukuri. Simba. Ori imbwa. Umva wowe guma nje nagigirana nawe reka. None se bimeze gute? Rero rafiki. Njyewe nkurikije ibintu bakoze uno mukobwa. Njyewe misemo kujya kwa Babalao uyu mukobwa aguma. Ariko rafiki umenye ngo ntugire imico nk'iya nuzi. Anje ya Babalao. Ntago nje ntakiri imico nk'iya Babalao. Sareka nigendera ariko attention. kumenera urugi. Kumenera urugi. Umva ngubwire. Ntago mbashaka hano wanjye. Simushaka. Ntago twumvika. Simushaka. Muranshaka iki mu nzu yanjye? Ngewe kanze mwereke. Ngewe wasohotse muri iyo nzu. Wasohotse muri iyo nzu bitaraba nabi. Dore mfite 5,000 aho ngaho. Mfiteho n'amafaranga icyatu buretse. Yenda sha aho kugira ngo nge mpure n'ibibazo basiturwanire. Bajya. Umva nkubwire. Ngwino hano urebe mu mazu ya ibintu byahabereye. Papa
oya umva papa bebe ngwino urebe ntago ngiye mbizi ni ibintu ni umuntu nje wiyahura mu nzu yanjye sinjye nta muntu nancumbikanye nawe nta muntu nkodeshereza inzu ngwino ukemura ikibazo kiri muri kino gipangu ngenda biyamye ntago ubona ncumbikiye hano nta mushiki wanjye urimo hano nta na musaza wanjye urimo hano ngwino papa bebe ngwino rwose iminota ingahe se ikibazo kirakomerega mwansokeye mu umva papa bebe ngiye cyo nari nkwamagariye rero nk'abantu bakuru sibyo ngiye nanga guca hirya no hino uyu mutipe akorana na Rafiki ni n'inshuti ya Rafiki urumva Rafiki yaje kuri Rafiki aramunsinda ajya ngo turarane ngendana n'abantu baniga bameze gutya ngende ikucu ngiye bantongura mu kibuno ngi sindi pede ntango ngendana ndarana n'abasore ntago nose ndurajya kumena inyuma uhene inyuma yanjye nabahaye Kigali nabahaye Butamwa mwongeraho Kigali na ngenda ubundi iki gipangu nicyo mucumbikiramo abantu nose aranshaka iki ariko ubundi muzi ko mutanyishyuriza ibyo mujye mubyibuka nose papa bebe nkuriki ntago mushaka mu nose unagira iyaba ntabwo ugira iyuba ibibazo ariko arabizi ntago naje nose gahunda ya leta iri urayizi ndayizi yo kuguma mu rugo ndayizi none suza guteza akava mu gipangu cyane ntabwo mushaka ajye kwa Rafiki nuko ari kubinyura ku ruhande wabivuze wese kutabivuze none simushaka nasubire kwa Rafiki none mufite ibyo mu murahishayisha ngibiki sindana n'abatipe sindi ikucu none se bimeze bite ubu bimeze bite njyewe naje naka icumbi mu ruhe rwego mu rwego urabona ino karitsiye bari bayishyize mu kato ntashobora kugera mu rugo arega uyu ni umuturanyi ntubone yigira gutya none se ngenda shaka kurarana nawe isi irazenguruka umva nkubwire wa muhungu we nta kavuyo ushaka mu gipangu cyanjye ibyo wicara uzi ko neza na mupanga uri kwishyura inzu muri no minsi bivuze ngo amazu yanjye nayanjye nubwo bazemo nabo ndabacumbikiye umutekano mu gipangu cya papa bebe sokera mu gipangu vana sohoka se ntago najya kwa Rafiki ku mushuti sohoka cyangwa uhamagare wamemukira wagira uhamagare mu mutekano oya jya kwa Rafiki ku muhungu w'inshuti yawe rega papa bebe none se genda kubwira n'ibindi cyo sinzu oya ngwino ngongoreye n'ibindi ariko se muri mu kibazo umva ngongoreye n'ibindi bintu ibyo uvuga ni ukuri uretse mureka aramuryamane nawe oya izi nzu zose ni izanjye yaba ari aho uba oya wowe umuhereje n'iminsi ibiri ngenda ahita nkubwira igisubizo ubwo tureka kumufata ubundi riko mbabaze ubundi ikibazo cyo kwishyura kimeze gute narambiwe pe oya we tuza ariko ngendera bikugira wagiye kongera ibindi byumweru bibiri umva nkubwire uze gukina ziriya diru ubabwire yuko noneho leta yemeje yuko abapangayi bishyura kuko nibyo mugendera noneho ubimwumvishe byibuze munashake make kandi ndagwa mu make ndagwa mu komisiyo bitewe n'abari abantu bari yo nyine sinakubwiye uko nagakino kameze uze kuza kubijya oya ndaza kuguhamagara utabijyamo ndabivamo bya bindi ndakwisubira oya ndaza kuguhamagara urakoze cyane kandi kunyiza Fidi ako Rafi wabaye iki koko buri munsi abakobwa noneho ndabona nabo rayo ugerekeranya amajoro bazana hanga ubuse wingu mujyanye amasaha Fidi mbere nkubwira ukuntu ibintu bimeze uyu mukobwa yitwa Queen ni umukiriya wanjye nyagurira udukweto ibyo ntago bindeba nyine reka ngusobanura ukuntu bimeze ntubise ko ku muhanda batogose ntabwo yabona ahantu aca hanyuma umuzanye kuryama muri rogi nyine reka rino Gerard hano ejo bishobora kuba byakemutse akagenda umva nizere ko ataje kugangika hano nk'abandi bose ngaze kuhaba nk'ahangaha ari mu kigo gifasha imfubyi bwagenda byame ngenge kuri hano mutipe muri sawa kandi ntugire ikibazo sibyo se sawa Fidi urare neza sawa ariko Jack tambeshye Babalao mumaze igihe kingana ikimuziranye Babalao se ega buriya Babalao yajyaga zara ku kazi si yakubwiye ko ndi bouncer se yajyaga akunda gusohoka ariko bitari n'ibyo arega ndi umuturanyi muri karitsiye kumbura ne muturanyi ese Babalao namuri inshuti yakukora ibintu bimeze nk'ukwe akagufata nk'umuntu mutaziranye wagira ngo ni umuntu abonye bwa mbere ahora n'iki cyese numva ukuntu umuntu uvango ni inshuti yawe byananirwa no kugucumbikira byibuze ijoro rimwe bira rero biba bigaragaje umuntu uwo ari we ntibikagutangaza ahubwo gihe ndibaza nkawe mubana mu gipangu umuryango ku wundi urasohoka ukagwa ku muryango ubundi mubanye muti shangiye dora tuguruka kabisa
ni intambara ubundi Babalao aho nciye aho aciye ni intambara nta kindi duhora mu ntambara nta kindi kintu iki kivuna muheto cy'ikirozo ngende ndabona ntazi byacyo siko kigiye kugira abantu bose abahemu hoye ahubwo iki cyorezo cyakagombye guha abantu isomo bakamenya ko umuntu ari nk'undi bakamenya kubana neza ubu se utabanye n'umuntu muri iki gihe hari ahandi uteganya kuzabana nawe ariko maze no kukirambirwa rwose ibintu maze kubirambirwa niba bizarangira niba bizagira gute ariko reka nkubwire ibi bintu hari igihe biba bikwiye kubaho kugira ngo abantu bakuremo isomo urumva n'abantu imyitwarire yabo igaragare ubu se icyo Babalao atakweretse niki ubundi wajya gusohoka uri bize mu kazi nawe agenda gutya ariko wari utaramenya imyitwarire ye ariko nyine uri umuntu abonye umuntu amumenye katwiryamira n'ubundi sha ijoro ryiza umva urakabije we ni wese ni ibiki ndi kumva Babarira urancitse n'ukuri nari nsinziriye warusinzira ukaza kunera abantu gutyo I'm so sorry basi vuga gahoro basi utaneza bari abantu bari mu baguteza iki siyonyo yawe yaba yakorohera kimenya kuri umukobwa mugenzi wanjye nawe byakuba ngaho mbabarira basi shibuka inyuma nyine ziba kuze nongera kunsurira urasohoka ntago nongera basi Ntunyegere wa mukobwa we ntunyegere Babalao ntunyegere tewe n'amagini yahise kandi muri iki gitondo amagini yahese nge nakubwiye ko newe n'amagini ubwo ushaka kuzusiga abantu corona rero uko wiboneye ubwo iyo nzu y'iwanyu abantu bose bayirayemo urabazi abantu kwarara bisobanuye iki ubura uza aho bavuye iranshinzi y'umukobwa urebye ko ari n'inshinzi ejo yaraje aturuka hariya nk'iyagatera aza yiruka yatibitse ageze hano ku muryango wanjye arakomanze Babalao wambabariye ukama icumbi ko mu rugo byakomeye mu gihe nyiri kuganira nawe muri ubwo buryo urumva nitamubwira ati warashaka kundi ibiryo nkuko bari abakobwa bararuguru bandi ibiryo Egira ubugambo ceceka nkubwire ndacyagukubwira kuri gutura wumve muri ako kanya abaturutse umutipe yarangiye agatera aza yatiribitse ati Babalao dufashe umutipe yahagira se bigenze bite ati mu rugo iwacu bahafatiye umuntu urwaye corona wiki corona ngo umuntu wa mugore wabo bacumbikiye muri umwe nyiramazu arwaye corona uravuze ngo bari abantu rafikiyaza ngo ducumbikire ngo barwaye corona none si bavuye muri cya gipangu urabeshye no yamagambo ya rafikiya mbwiye ko ari bashuti be ngo iki wese ubwo uri kohereza message ingendo zitateganyijwe muri kino gipangu ubu rafikiya kambwiye ko ari inshuti ye bakorana nkamucumbikira ibyo bya corona bizanye gute katiyeza bimbwira niba yakubwiye ko ari inshuti ye se yakubwiye ko uriya mukobwa ari inshuti ye n'uriya muhungu bose akaba ari inshuti ze icyarimwe ese ni ibintu bisanzwe uraho urasamye nuzi ibyateye muri ikaritsiye renga hari urebe abantu bahari renga hari jya ku muhanda urebe wowe ushaka guteranya abantu ariko reka nze ndabibaza rafikiya ninsanga umbeshye uwo munwa wawe nzawo ako wadoza umunwa wanjye uradoda umunwa wanjye se ni musaza wawe ngewe umuntu abugira inama umva se none se ubwo gihe utanicayeho gatoya ngo umve ukuntu ziba nagwambwiye ngo sinkwegere se harya ego byukiye mu bishimbo akora Afrika nkubaze niyo wifata ukambeshya ubona ndi ikigoryi ese undi wari inyungu ari iyihe ese kubyukanye umunabi bimeze gute byukanye umunabi nk'iyo ufata abantu uziko ngo barwaye corona ukabafatwa bashyira muri iriya nzu ubona iriya nzu ari ibitaro ubona ariho abarwayi bose barwaye corona ariho bimukiye uzajya utoragura ibyo utoye hepfo amajyaruguru amajyepfo yose uzurunde muri iriya nzu ako nizere ko ibintu uri kumbwira warayo birose ibintu byo narose nibona ndi kurota kuri iri zuba bimbwira
ndagira ngo umenyeshe yuko byose Babalao yabimbwiye Ngo? umva neza ariko Babalao nshakaho iki mu buzima bwanjye? Babalao nshakaho iki, ashakira iki mu buzima bwanjye? Babalao gushaka iki umva wikigira nyoni nyinshi uko ibyo ndivuga urabizi none bari abantu niba batarwaye corona baje hara gukora iki Njye reka mbwira ukuntu ibintu byose bimeze. Bari abantu bazanye na Babalao ubwo ejo bari banziritse. none rero ndagira ngo umenyeshe yuko bari abantu bashaka muri iriya nzu namaje kumenya ko barwaye corona bitari ibyo nawe murajyana uri kubyumva neza ubimenye kandi ubishyire mu rwotwe rwawe Ariko Babalao uramusenze reka nze nkwereke. byo ntabwo bindeba RedBlue JD.